This flame symbolizes not only our past, but the hope for tomorrow. It will keep burning for the next 100 days. Turabasoje mwese bakunze aba Main News TV, tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, na niyo mpamvu tuba tubashimiye kuba tubongeye kubasanga kuri izi mikoro mutwumviraho. Njye mwumva ku izi mikoro ni Itangishaka Eric Manetsi, ndabakomeje cyane aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko abanyarwanda mwese aho muri mukomere cyane mwihangana. Twibuka ku nshuro ya 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 tariki 7 Mata buri mwaka. U Rwanda rwibuka abanyarwanda bazize jenoside mu 1994. Iyi ni jenoside yabaye igihe gisanga amezi 3, nubwo hari amakuru atugeraho avuga ko na mbere yaho n'ubundi byarabaga abatutsi bicwaga, ariko hapfuyemo abarenga miliyoni mu mezi 3 yonyine. Ni muri urwo rwego umuvugizi wa polisi y'u Rwanda bwana CP Boniface Rutikanga yibutsa abanyarwanda bose muri rusange kwirinda imvugo zipfobya cyangwa zihakana jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihe cy'94. Akavuga ko iyi ari jenoside yateguwe ikageragezwa ndetse ikanashyirwa mu bikorwa, bityo ko nta muntu ugomba kuyihakana cyangwa kuyipfobya yitwaje uwo ari we. Leta kandi irashishikariza abanyarwanda bose muri rusange, cyane cyane urubyiruko, kwitabira ibiganiro ku masite biberaho mu rwego rwo kwirinda amacakubiri mu banyarwanda, twubaka u Rwanda twifuza. Kwibuka abacu bazize jenoside bidufasha kwirinda kongera kurema igitekerezo cyo kongera gukora aya marorerwa. U Rwanda rumaze kugera kuri byinshi rubikesha ubumwe n'ubufatanye ndetse n'ubwiyunge, rwirinda amacakubiri. Twese nk'abanyarwanda turasabwa kwibuka abacu ndetse tunafata mu mugongo abacitse ku icumu muri iki gihe cy'94, tukihanganisha imfubyi n'abapfakazi, tubizeza ko bitazongera kubaho ukundi. Abiciwe bakababarira ababiciye kugira ngo dukomeze kubaka u Rwanda twifuza, maze u Rwanda rwacu rugakomeza kwanda. Tariki ya 7 Mata 2024 niwo munsi turi kwibuka. Uyu munsi watangiye ku cyumweru cyashize. Kuri iki cyumweru hari ku munsi wo ku cyumweru nibwo twatangiye umunsi wa mbere wo kwibuka ku nshuro ya 30, imyaka 30 irihiritse, twibuka abacu bapfuye mu 1994. Bamwe bishwe urw'agashinyaguro, abandi bicwa iyicarubozo, aho umubyeyi yishe umwana we, umugabo akica umugore we, umugore akica umugabo we, inshuti n'abavandimwe bakicana. Dore ko ni jenoside yateguwe n'abanyarwanda ubwabo, igakorwa n'abanyarwanda ubwabo, ndetse igahagarikwa n'abanyarwanda. Ntawabura gushimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame, we wagize uruhare mu ihagarikwa rya jenoside, ndetse n'abandi bose bafatanyije muri uru rugamba rwo kubohora igihugu. Reka tukomoze gato no ku kiganiro nyakubahwa Perezida Paul Kagame aheruka kugirira muri BK Arena kuri uyu munsi. N'ubundi nyine hari ku cyumweru ku munsi wa mbere wo gutangiza icyunamo. Muri iki kiganiro Perezida nyakubahwa
Paul Kagame yari ari kumwe na madamu we Jeannette Kagame. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yari yakiriye abayobozi b'ibihugu bitandukanye cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashimiye bimwe mu bihugu byabashije gufasha u Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo hari bimwe mu bihugu atagarutseho, yabanje kwiseguza kuri ibyo bihugu atabashije kugarukaho. Bimwe mu byo yashimiye harimo igihugu cya Repubulika Demokaratike du Congo, Uganda, Burundi na Tanzania ndetse n'ibindi byinshi. Nyakubahwa Paul Kagame yavuze ko kandi Abanyarwanda batazigera bihanganira umuntu uwo ari we wese washaka kubiba ingengabitekerezo ya Jenoside, apfobya cyangwa ahakana Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Muri iki kiganiro abayobozi b'ibihugu bitandukanye bashimiye intambwe ndende u Rwanda rumaze kugeraho rubikesha ubumwe n'ubwiyunge. Hari bimwe mu bihugu byabashije gusaba imbabazi u Rwanda kubwo kurutererana mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe bavuga ko kudatabara u Rwanda atari uko batari bafite ubushobozi, ko ahubwo ari ubushake babuze. Tukomeza kubabwira ko mwihangana, tubakomeza cyane abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwihangane cyane, mukomeze muhumure, tubizeza ko bitazongera kubaho ukundi. Njye mwumvaga kwizi mikoro nari Itangishaka Eric Manetsi. Reka mbashimire cyane, mukomeza kwihangana, mukomere cyane. Le 15 décembre 1999, il y a un rapport similaire, tout entier, que retombe la responsabilité de n'avoir su ni prévenir ni mettre fin aux l'ONU et ses États membres avaient toutes les informations nécessaires pour agir à temps. Concluant, je cite, les armées rwandaises, les autorités administratives et les milices. Les victimes Tutsis, dans l'écrasante majorité, sont désignées comme la question du génocide. Nous, le 18 mai 1994, et du leader du parti extrémiste CDR, Jean Bosco Barayagwiza, siégea au Conseil de sécurité, inversant les responsabilités. La conséquence sera que, dans la résolution 918, votée le même jour, l'emploi du terme génocide fut d'actes de génocide. De s'équiper en armes, les Nations Unies, sur les pressions de la France, autorisèrent l'opération turquoise qui aida les génocidaires à s'installer au Zaïre. En juillet 1994, les génocidaires furent vaincus par le Front patriotique en exil, dirigé par le président et le premier, commandé par le général affiché de jugeant très criminel à celle prévalant au Rwanda entre 1990 et 2000 appel à stopper. Je vous remercie, Excellence. Monsieur le ministre, merci pour ces quelques mots qui relatent les étapes de notre histoire. And now, Excellencies, distinguished guests, we will hear the first of 3 musical interludes of songs originally created for past commemoration ceremonies. Today, those will be performed by a new generation of artists as a symbol of intergenerational transmission for the preservation of memory. I would now like to invite Kenny Mirasano and Christian Hukuru
to perform a medley of the songs Ibuka, originally sung by Suzanne Nyiranyamibwa and never again sung by Masamba Inori. Grenade ntayo narinzi bahita banyambura imyenda nari mfite nasigaranye ijipo ariko iyo jipo kubera ibi byatubagaho namaze kumenya kugondeka nazigerekeranije ubwo naryamye nubitse inda nifata mu maso baratema bafata inturusu bazinta hejuru muri iryo shyamba ndangije numva umutima urambwiye ngo batera amaraso ariko burya Imana na shitani biba bihanganye ubwo ndumva wanyosyaga gutera amaraso ari shitani numvise undi mbwa ngo sigaho nuyabatera baracoca noneho ingingo zose naheze meze kwa kundi barantema abantu aho hari kuwa mbere nka saa 4 ku itariki 11 ariko noye gukomeza guhera aha hantu kuko numva gondi butakire ari bukate umwogo kuko ari wari wasigayeho ubwo ijoro ryo kuwa gatatu uko nakamaze kuvuga ni Mana mbabarira umpamagare cyangwa mu buryo kinahaguruka nkava hano ubundi iwacu ku ivuko ni hano hakurya hari Kigarama hari Kigarama noneho jenoside ijya gutangira hari abantu bigeze kuza mu rugo baza gusaka ngo umusaza wanjye yandikirana na Rwigema kandi ntabwo twari tumuzi icyo gihe haje umugabo witwa Yohana n'uwitwa Feliciyani ariko nta ibyo batekerezaga ntabyo bahabonye cyari ukwiyenza gusa nyuma y'ubwo ku itariki ya 7 Habyarimana amaze gupfa ku itariki 8 hariya Ikigarama baje kwica umugabo bitaga Muhutu yari umututsi noneho abantu baza gutabaza bagira ngo barabatabara ariko ahubwo twe twabonaga abayobozi bagenda tukagira ngo wenda bagiye gutabaza kugira bahagarike ariko ntabwo ariko byari bimeze ahubwo baje guhamagara burugumesitiri Mugiraneza icyo gihe hariya ku mashuri y'iwacu hari impunzi nyinshi ari izavuye Gasetsa ari izavuye Rurenge ari izavuye Kansana zose zari mu mashuri hari huzuye bajyaga bavuga ngo umusya ntabwo igiterwa noneho ubwo munsi ku itariki 8 ku 9 ku 10 bose niho bari amashuri yari yuzuye ubwo ku itariki 10 nibwo burugumesitiri Mugiraneza Emmanuel yahaje azavuga ati murajya hehe nimugume hamwe ariko aribwo aje gutanga itegeko ryo kwica kuko icyo gihe abahutu n'abatutsi bari bishyize hamwe bakoze uburinzi hamwe bakaharara bose noneho iryo joro ry'itariki 10 niho umwe aca hagenda undi aca hagenda
abatutsi bagiye kubona babona basigaye bonyine, niho bavuze ati rero turabona batwipakuriyeho kwicwa n'umuhoro mubisi, nimuze tujye muri ekonomi hariya hakurya twicwe n'amasasu. Benshi baraye bagenda, ariko twe kubera gukurana n'abana muri iryo joro ntibyashobotse, twaraye aho mu mashyamba. Mu gitondo cya kare hamanutse Kabare, hazamuka za Rurenge, za Gasetsa bose, kuko bari bazi ko hari impunzi nyinshi baje kuhahurira, ariko benshi kuko bari bagiye muri iryo joro bwakeye batema abari bagiye basigara inyuma. Nge rero ahantu twari turi ku gasozi twihishe, nari na muka data wacu Mariya, yari n'abuzukuru be, twari na data wacu Karisiti, hari Yosefa, twari benshi. Noneho ngewe buri wese yajyaga mu gihuru ukwe undi ukwe ngo abana batabafatisha, ariko ntabwo ariko byagenze. Abana baje kurira bati inyota iratwishe, inzara iratwishe, jya kuduha ibyo kurya ibyo kunywa. Nazamutse mvuga ngo reka ngere hano haruguru ku baturanyi bacu, nta kintu twapfaga, wenda bampera n'abana amazi yo kunywa, ariko ntabwo ariko byagenze. Namaze kuhagera haje umukobwa umwe arambwira ngo uje gukora iki hano, hoshi hoshi genda tuvire mu rugo. Haza undi nawe, akigeraho yahise asubira inyuma yiruka. Ndavuga uko uwo yanyirukanye, navuze ntaho twaraye mu ishyamba, nta wari watubonye, none ubu murambonye ndagenda se ndarenga hehe n'ubundi. Bari bagiye guhiga umugabo witwa Kambanda. Ubwo wa mukobwa yarambonye asubiye inyuma yiruka, ahita azana musaza we Twahirwa na Nkiranya. Ubwo baje bambaza ngo nonse yatawageze hano uti, twihisha ariko aho bigeze kubera abana bashonje nibo bankuye nyine nta kundi. Bati vuba tugende. Baranshoreye bagenda bankubita impiri zo ku bitsi, bavuga uwitwa Twahirwa aravuga ati dore nonse yabonetse. Ntabwo rero